Ubuzima bwacu bwa buri munsi twumva ijambo umukristo, ariko se umukristo ni iki? Hari abibwira ko kubatizwa ari ubukristo cyangwa kubwiriza mu nsengero, abandi bati kuba tubura abaririmbyi turakijijwe. Oya, ibyo ni zeru, umuntu wese ashobora gukora ibyo ngibyo ariko adakijijwe. Umukristo ni umuntu wizera Kristo, akemera ko ari umukiza n'umwami we mu buzima bwiwe, kandi akegereza kubaho kwe akurikiza inyigisho n'ingeso za gikristo. Mu magambo arambuye, umukristo ni uwizera Yesu Kristo. Umukristo akurikira inyigisho za Kristo. Ntibiba ari ukuvuga gusa ngo ndizera, ahubwo kubaho uko Yesu Kristo yigishije, gukunda, kubabarira no kuvugisha ukuri no kwitandukanya n'ibibi. Umukristo ahinduka mu mutima wiwe no mu migenzo. Ni ukuvuga ko iyo yamaze kwemera Kristo, bizana kwihana no kuvuka ubwa kabiri, bigahindura uko umuntu atekereza n'uko abaho n'uko afata abandi. Umukristo abaho mu rukundo no mu butungane. Ikimenyetso nyamukuru cy'ubukristo si idini, ahubwo ni urukundo. Umukristo ni umuntu wemeye Yesu Kristo, akamwizera, akamukurikira, kandi akamugira icyerekezo cy'ubuzima bwe bwa buri munsi. Hari itandukaniro rinini cyane riri hagati yo kuba umukristo ndetse no kuba umunyedini. Mu by'ukuri twese tuzi neza ko idini ritazajyana umuntu mu ijuru, cyakora kuba uri umukristo byagira inzira. Umunyedini ni umuntu uwo ari we wese ushyira imbere gahunda z'idini n'imigenzo yaryo. Muri we nta mwuka w'Imana umubamo. Ese ujya utekereza impamvu abantu benshi bashobora kukureba bakabona ushobora kuba uri umujura, uri umusambanyi cyangwa uri inkozi y'ibibi? Ubundi ishusho wambaye yitwa umubiri igira uruhare rukomeye cyane mu kugaragaza uwo uri we dushingiye kuri kamere yawe, kuko nta muntu wakinjira mu kabari k'inzoga ngo ajye gusaba icyayi, cyangwa ngo ajye ku musigiti ajye gusaba akabenzi, ahubwo winjira ahantu bitewe n'uko habona icyo ushaka. Icyo bishaka kuvuga ni uko wowe ubwawe uko ugaragarira abantu imbuto wera, nicyo gituma bakugana bitewe n'icyo bagushakaho. Icyo nicyo cyitwa kubaka ubuhamya bwiza. Hari abantu benshi cyane bibwira ko bagihagaze bakijijwe, ariko nyamara mu mitima yabo baramaze kugwa. Imana y'ubwayo ibaziririza cyangwa se itabashima na gato. Ese ni ibiki byerekana ko uri umukristo wakijijwe? Kuko nawe wumve niba nawe ubyujuje, umenye aho uhagaze. Ushobora kuba nawe utanahazi, ugendera mu munyenga gusa. Hari bakugiye mu matwi bakubwira ko uri umwana w'Imana, bakubwira ko ukora neza, kandi nyamara n'abana ba Satani nabo barahari. Kandi kubatandukanya n'ab'Imana bisaba ubwenge bwa Mwuka Wera, kuko Pawulo we yavuze ati dore bambaye ishusho yo kwera, nyamara bahakana ukuri kwayo. Dore bikwereka ko ukijijwe koko. Wizera Kristo nk'umukiza wawe, si ukwizera idini, itorero cyangwa imigenzo, ahubwo no kwizera Yesu Kristo ko yakubambiwe ku musaraba kubera ibyaha byawe. Warahaze amaso ku kwihana nyakuri, wakiriye Kristo bivuye ku mutima wanga icyaha, nubwo ushobora kugitsindwa rimwe na rimwe. Ibyakozwe n'intumwa ku mutwe wa 3:19 ngo kuko abo nkunda bose ndabacyaha kandi nkabahana ibihano. Rero ugira umwete wihane. Ufite amahoro n'Imana mu mutima, ntabwo bwo gucirwa urubanza ufite, kuko Yesu Kristo yakubabarijwe. Ijambo ry'Imana riba ingenzi mu buzima bwawe, urarikunda, urarisoma, reka kugira inama mu byemezo byawe. Ufite inyota yo gukora ibyiza no kwanga ibibi. Ni ukuvuga ko ibyaha wakora gukunda birakubabaza, ufite umutima nama uguhamiriza ibyo wibeshye mu kintu runaka. Niba ushobora gukora ikintu kibi ntiwumve umutima wawe ugucira urubanza, wagezeyo kera, ndavuga ko uri uwa Satani. Ariko nyamara hari ibyiringiro ko nawe waba umwana w'Imana ugahindurirwa sitati. Urukundo ku bandi rukura mu mutima wawe. Niba utaragira urukundo, ukunda abantu bose kimwe, abanzi bawe bose n'abakugirira neza, ibyo ngibyo byose urabitegetswe, kuko urukundo ni ikimenyetso cyo kwizera kwa nyakuri. Ubuzima bwawe bugenda buhinduka kurushaho kuba bwiza, imbuto z'Umwuka Wera nubwo bwose atari ako kanya, ariko haragaragara urukundo, ibyishimo n'amahoro no kwihangana n'ubugwaneza no kwizera no kwifata. Ibyo byanditse mu Bagalatiya ku mutwe wa 5 ku murongo wa 22 n'umurongo wa 23. Niba uri umukristo, ugomba kuba ugendera mu kuri no mu mucyo. Ni ukuvuga ko utakibaho mu buryarya, mu magambo no mu nkozi z'ibibi, wirinda guca ukubiri n'Imana. Ufite umutima wahagizwa no gushaka Imana, wihana kandi aho watandukiriye ku bwiza bw'Imana bukakugarukira. Hari abashakashatsi benshi cyane n'abigisha ba Bibiliya bazwi cyane mu mateka, baganiriye cyane ku kibazo cyo kumenya uko umuntu ari umukiranutsi cyangwa ko umuntu yamenya ko akijijwe. Bashingiye ku byanditswe byera. Dore bamwe bazwi cyane n'ibitekerezo byabo by'ingenzi. Augustine Hippo we
yigishije ko agakiza ari ubuntu bw'Imana atari imirimo y'umuntu. Yavuze ko impinduka yo mu mutima n'urukundo biva ku Mana ari byo byerekana umuntu ko akijijwe. Yagendeye cyane ku Baroma umutwe wa 5 ku murongo wa mbere. Uwahawe ubuntu bw'Imana ahinduka mu mutima we mbere na mbere. Martin Luther niwe wasizeho imbaraga mu ihame rivuga ko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Yavuze ko umuntu amenya ko yakijijwe binyuze mu kwizera atari mu byiyumvo bye cyangwa imigenzo. Uwo bita John Calvin yigishije ko Umwuka Wera ari we uhamya umuntu wo kwizera kwe ko ari umwana w'Imana. Ni ukuvuga ko umutima w'umuntu ari we ujya imbere y'Imana cyangwa se ukamuhamiriza ko yizera Imana bya nyabyo. Yagaragaje ko imbuto z'umwuka ari ikimenyetso cyo gukizwa. Yagendeye ku Baroma umutwe wa 8 ku murongo wa 16. Ati niba Umwuka Wera aba muri wowe ubuzima bwawe burahinduka. John Wesley yigishije cyane ko ubuhamya bwo mu mutima, assurance of salvation, yavuze ko umukristo wakijijwe amenya mu mutima we ko Imana yamubabariye, kandi ibyo bikagaragarira mu buzima bwe bwa buri munsi. Gukizwa ntibiguma mu mutwe gusa, bigera no ku mutima. Jonathan Edwards yashimangiye ko kwizera nyakuri guhindurwa uko umuntu akunda cyangwa ibyo umuntu akunda, uko yiyumva n'uko abaho. Niba ukunda gusambana cyangwa kubeshya cyangwa kwiba ndetse n'izindi ngeso mbi zose, tuzi ko ari ikizira ku Mana, ariko kwizera nibyo gutuma gutuma ibyo byose ukunda kwivuruguta mubireka, ahubwo ukayoboka inzira isanga Yesu. Ugomba kandi kuba witandukanyije n'ukwizera kw'amagambo gusa adafite imbuto. Umugabo bita Thomas Aquinas yavuze ko ubuntu bw'Imana bukorana n'ubushake bw'umuntu bigatanga ubuzima bushya. Yashimangiye ko urukundo cyangwa icyo twakwita charity ari ikimenyetso gikomeye cyane cy'umuntu uri mu gakiza. Uwiyeguriye Imana bigaragara mu rukundo. Intumwa n'abanditsi ba Bibiliya ubwabo, Pawulo n'Abaroma n'Abagalatiya b'Efeso, aha hose barabigaragaza. Hari ibintu byerekana ko Imana ibaho, ndetse n'ubwo gusa hari abantu benshi bageraho bakayihakana, ndetse bagashimangira bati nta Mana ibaho, reka twibyinire, reka tunywe, nta kazaza. Ariko buniya ukwiye kubanza ugatekereza kabiri impamvu abantu bagana amamiliyaridi n'amamiliyaridi bayobotse iyo Mana, wowe ukumva ko iyo Mana nta kindi kurebaho, kandi ko ukumva abantu benshi babihurijeho. Ese buniya sinzi niba iyo ubona abantu bajya gusenga buri munsi utekereza ko basaze. Buriya iyo urebye isanzure ubona ryararemwe nande? Ese ubona rifite irihe ntangiriro? Ese buriya ubona ryaba ryarashyizweho n'iyihe Mana? Ni Imana umuremyi wa byose wabikoze. Uburyo ibintu biteguye neza, cyangwa se isanzure ryubahiriza amategeko adahinduka, physical and mathematics, ibyateguwe neza bigira umutegora. Iyo urebye ubona imbaraga za muntu zabasha guhanika izuba cyangwa ukwezi. Ese nta kintu ubona iyo umuntu apfuye nta mbaraga z'umuntu zimusubiza ubuzima? Ubumenyi bwerekana ko ubuzima buturuka ku buzima, Imana yonyine niyo buzima. Ibyo bituma twemera uwatanze ubugingo mu byakozwe n'intumwa mu mutwe wa 14 ku murongo wa 28. Umutimanama w'umuntu abantu bose bazi icyiza n'ikibi. Iyo voice yo mu mutima waba uzi ko ituruka hehe? Ntabwo ituruka mu mashuri wize. Yerekana ko hari ugenga imibiri yacu, nubwo yatureka tukitwara uko dushaka. Amategeko y'icyiza n'ikibi, iyo hatari Imana nta cyiza nyakuri cyabaho. Kuba twemera ko hakiri ikibi n'icyiza byerekana umucamanza w'ukuri. Iyo nyota yo kuramya iri mu bantu bose, ese ubona amamiliyaridi ibihumbi n'ibihumbi birimo abize ndetse n'impuguke by'amategeko ndetse n'ubukorikori bajya gusenga buri munsi, ukibwira ko abo bantu basaze. Mu moko yose no mu bihe byose abantu barasenze kandi baracyasenga. Ibi byerekana ko hari uwashyizeho iyo nyota muri kamere muntu. Kuba isi ikwirakwiyemo ubuzima, iyo hiyongere cyangwa hakagabanuka bike cyane amategeko y'isi, ubuzima ntibwabaho. Ibi byerekana ubwenge bw'Imana. Ese urabyo n'inyoni ntacyo bikwigisha? Ese iyo urebye ko ibicu bigenda mu kirere, ubona hari imbaraga z'umwana w'umuntu zabikora? Icyo kandi uretse n'ibyo kandi amateka ya Yesu Kristo, kuba Yesu yarabaho yarapfuye ku musaraba n'ivuka rye rikaba ryaravuzwe, ibi kandi nabyo ukabyirengagiza. Niba Yesu yaraje akavukira i Betelehemu, ubu akaba ari mu gihugu cya Isirayeli, kandi bikaba ari igihugu kizwi neza, ndetse abagezeyo bakaba batanga ibimenyetso aho Umwami Yesu Kristo yavukiye, ubekana ushingiye kuki?
Gusohozwa k'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ubuhanuzi bwinshi cyane bwanditswe mu myaka myinshi cyane mbere y'uko busohora. Ivuka rya Yesu, ubwami, urupfu rwe, indwara z'ibyorezo, abatumvira, abantu bicana bakagambanirana, byose byarasohoye. Wowe ni gute utabyemera? Ukeneye kuzabona ibihano 10 nk'ibyo Mose yaboneye? Ukeneye kuzabona ibihano 10 nk'ibyo umwami Farawo yabonye ubwo yasuzuguraga Imana? Guhinduka kw'abantu, abantu benshi cyane barahindutse burundu, abari abasinzi, abari abicanyi, ababi bahinduka bashya. Ibi byose byerekana imbaraga z'Imana, hanyuma kandi imbaraga z'isengesho. Abantu benshi cyane bahamya ibisubizo by'isengesho mu buzima bwabo, nta wumva asubizwa n'ikirere gusa kubera ko hari uwakijijwe. Abonera imbaraga mu gusenga ndetse agahora yumva ko ari umwana w'Imana. Ibyo wowe ngo ntacyo bikubwira, nta nicyo ubyitayeho. Ibitangaza byabayeho nubwo atari byose byemezwa n'abashakashatsi, ariko hari byinshi byemejwe n'impinduka zitunguranye. Gukira kw'abarwayi ndetse n'ibindi byinshi cyane byose ntacyo bikwigisha. Yesu iyo urebye Bibiliya nk'igitabo cyihariye, yanditswe n'abantu barenga 40 mu bihe bitandukanye, ariko bafite icyerekezo kimwe. Ibi byerekana umwanditsi umwe wihishe mu bandi banditsi ari we Imana, kandi akaba ari we mukuru w'abanditsi. Kuba hari ikintu aho kuba nta kintu. Kubera iki hari ikintu aho kuba nta kintu na kimwe? Ibi bisaba uwabiteye kubaho. Ibi bisaba kumenya uwabiteye kubaho. Kubera iki hari ibyo tujya tubona impande zacu? Ese kubera iki utameze nk'inka cyangwa imbwa ngo ujye wirirwa umoka ku gasozi? Ese ni ikihe kiremwa kindi ujya ubona kimeze nkawe? Ubumenyi ntibuvuguruza Imana cyangwa siyansi yawe wize, ahari warize ugera ku mashuri makomeye cyane za doctorat na za maîtrise. Ubumenyi wize cyangwa se ubumenyi ufite ntibuvuguruza Imana. Siyansi yawe ntikwigisha kureka Imana, ahubwo ikwereka ko hari umuremyi w'iyo siyansi yawe uzi. Abashakashatsi benshi cyane bakomeye cyane nka Newton, Kepler na Pascal bemeye Imana, bavuga ko ubumenyi bubereka ubwenge bwayo. Siyansi wize cyangwa ibyo wabwiwe ntibikuraho Imana, ahubwo bishimangira Imana. Garukira wowe wikumva ko ukomeye cyane kandi wikumva ko ufite imbaraga, hagatonga Imana itazagutsimbanya n'ibibambaza. Niba uri umukristo cyangwa wubaha Imana, hari ikintu ugomba kwita kirazira. Ubundi kirazira ku mukristo ni igikorwa cyangwa imvugo cyangwa imyitwarire Bibiliya ivuga cyangwa igaragaza nk'icyaha kitemewe n'Imana, kandi kigaca umubano w'umuntu n'Imana n'abandi. Kirazira si umuco w'abantu gusa, ahubwo ni ikintu Imana ivuga ati ibi simbikunda kandi ntibijyanye n'ubuzima nahamagariye umwana w'umuntu. Ingero za kirazira no ku mukristo harimo kwica, guhemuka, kubeshya, ubushake, ubusinzi n'ubusambanyi, kwihorera n'inzika, urwango, ishyari n'ubugome, kuramya ibishushanyo cyangwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose kukirutisha Imana. Abagalatiya ku mutwe wa 5 umurongo wa 19 n'umurongo wa 21. Ikingenzi nuko umukristo ashobora kugwa muri kirazira ariko ntiyishimira icyaha, kandi ahita yihana agasubirana n'Imana. Ese ubundi icyo twita indangagaciro z'umukristo ni iki? Amahame n'imico indangagaciro z'umukristo ni amahame n'imico Bibiliya yigisha agenga uko umukristo atekereza, abaho, afata abandi n'uko yitwara imbere y'Imana. Ayo mahame niyo abasha kumutandukanya n'abandi, si imvugo gusa ahubwo no mu bikorwa. Indangagaciro nyamukuru ni urukundo, kugendera mu kuri, kwiyoroshya no kwicisha bugufi. Ubwo no kuvuga kutishyira hejuru, kubabarira, kwihangana, kwitanga no gufasha abandi, kwifata no kwirinda icyaha, kugira umutima nama utari umunyacyaha, kumvira Imana, kugira ibyiringiro by'ejo hazaza, kutarambirwa n'iyi si ahubwo ukiringira ubugingo buhoraho. Abaroma ku mutwe wa 15 ku murongo wa 13. Hari ibimenyetso byinshi cyane bigaragarira bose by'uko ubukristo butangiye gukendera mu muntu. No kuvuga ko ibimenyetso ari byinshi cyane bigaragarira bose by'uko ubukristo butangiye gukendera mu muntu. Icyambere harimo nko gutisengesho cyangwa se kudasenga, kudasoma ijambo ry'Imana, kumva icyaha ntibikubabaze cyangwa se wakora icyaha kumva utababaye, gusuzugura no kwirengagiza icyaha. Ibi byose ni ibimenyetso byose bigaragaza ko agakiza kawe karimo gakendera. Kugendera ku marangamutima aho kugendera ku kuri,
kwemera gusa ibiguteye kumva neza, ugahunga ukuri kukunenga, kureka amateraniro cyangwa se kureka amateraniro cyangwa kureka gusengana n'abandi, kubifata nk'aho bitari ngombwa, kugira urwango, inzika n'uburakari bihoraho, kuba indwanyi y'amakimbirane, ukunda isi kuruta Imana, kwitandukanya n'abantu beza b'Imana, guhitamo inshuti zigushyira kure y'Imana cyangwa se zikubuza kwegera Imana, kubura inyota yo gukora ibyiza. Ibi byose ni ibintu bishobora kukwereka ko agakiza kawe karimo gakendera. Kureka kuyoborwa n'umutimanama wawe cyangwa kugira ishyari no gukabya, kwiyemera no kwanga kugirwa inama, kureka kwitandukanya n'ibishuko, kwiga inama yo guhindura ukuri, ndetse gukoresha ururimi nabi, ubeshya no gutukana unagambanirana, kubeshya no gusebanya, gusebya abandi no kuvuga amagambo asenye, kuba umunyabyaha wibona nk'umukristo, izina ry'ubukristo rigasigara ariko imico ikabura, kubura amahoro n'ibyiringiro, umutima ukaba uhoraho uhagaze nabi cyane, wuzuye ubwoba n'umwijima, kutifuza guhinduka cyangwa kwihana. Ibimenyetso byose ntibivuga ko wapfuye mu by'Imana, ahubwo byerekana ko ukeneye gusubira ku Mana vuba. Hari uburyo bwinshi cyane umuntu agirana ubusabane n'Imana. Ubusabane n'Imana n'umubano wihariye umuntu agirana n'Imana, atari mu izina gusa, ahubwo mu mutima no mu myitwarire, mu mibereho yiwe ya buri munsi. Ubu buryo nyamukuru bwo kugira ubusabane n'Imana harimo kwizera Yesu Kristo, kwemera ko uri umunyabyaha, kwemera ko Yesu yagupfiriye, kumwakira nk'umwami w'ubuzima bwawe. Isengesho cyangwa se kuganira n'Imana. Isengesho ni itumanaho n'Imana, kuyibwira ibikurimo byose no kuyishimira, kuyisaba no kuyumvira. Iyo udasenga ntabana n'Imana, kuko utaganira n'umuntu mutabana. Ijambo ry'Imana cyangwa ijwi ry'Imana, itara riyobora ubuzima bwawe, indorerwamo y'umutima wawe. Ibyo byose nibyo Bibiliya igomba kukubera. Kumvira no kubaho mu mucyo, ubusabane n'abandi bizera. Ese umuntu uhakana Imana azamera ate? Iki nacyo tujye tugitekerezaho buri munsi ese umuntu uhakana Imana azamera ate? Guhakana Imana si ukuvuga ko utemera Imana gusa, ni no kuba nk'aho itabaho. Ibimenyetso by'uhakana Imana: abaho yishingikirije ubwenge bwe gusa, yanga ukuri kumunenga, afata icyaha nk'ibisanzwe, abaho nta byiringiro birenze iyi si. Ingaruka zo guhakana Imana cyangwa kubura amahoro y'umutima: kubura icyerekezo nyakuri cy'ubuzima, kwibeshya ko azisobanura ubwe, cyangwa se gupfa adafite ibyiringiro by'iteka. Umupfapfa avuga mu mutima we ati nta Mana iriho. Ibyo ngibyo bigaragara muri Zaburi ya 14 ku murongo wa mbere. Ibyabaye igihe icyaha cyinjiraga mu isi. Mu ntangiriro, ubwo Adamu na Eva ibyabaye igihe icyaha cyinjiraga mu isi. Mu ntangiriro ku mutwe wa 3, Adamu na Eva bishe itegeko ry'Imana, icyaha cyinjira mu isi, urupfu n'umubabaro n'itandukaniro biza mu isi, bizanywe n'abantu babiri gusa Imana yiremeye. Icyaha cyazanye gutandukanya n'Imana, urupfu rw'umubiri n'urw'umwuka, isi yuzura ububabare n'ibibi byose biturutse ku kugomera Imana. Ibihembo by'icyaha kuko ni urupfu. Hari abahakana ko hari ibihano ku bigometse ku Mana. Imana ni urukundo kandi ni umucamanza utabera. Abigometse ku Mana banze guhinduka, banze Kristo, bahisemo icyaha kuruta umucyo. Bose kuko bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ariko ntiyabaretse kuko igihe bafitiye urukundo n'impuhwe, ibona ko umuntu akwiye gucungurwa. Imana ntiherekeye aho umuntu mu byaha bye, kuko Imana yakoze umuntu mu byaha bye. Icyo Imana yakoze, yohereje Yesu Kristo aza kudupfira ku musaraba, yikorera ibyaha by'abantu, arazuka, atsinda urupfu. Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Gucungurwa ni ubuntu, si imirimo, ni ukwizera Yesu Kristo.
hanyuma yo gucungurwa si ugukurwaho ibyaha gusa cyangwa ngo barekeraho gutanga ibitambo byotswa, ahubwo ni ubusabane mu isi nshya y'umwuka wera. Abakiriye Yesu Kristo bazabana n'Imana iteka, nta marira, nta n'urupfu, nta cyaha, ikiruta byose babikiwe ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Dore urusengero rw'Imana ruri kumwe n'abantu. Ibyahishuriwe ku mutwe wa 21:3 kugera ku wa 4. Ubusabane bwayo mu ijuru, Imana izabana n'abantu imbona nkubone, umunezero utazashira ndetse n'ubugingo buhoraho. Mu gihe abagiye kwa Satani cyangwa se abigometse ku Mana cyangwa se abanze kumvira Imana, banze umucyo, bahisemo icyaha, bagomye mu bugome. Bibiliya ivuga umuriro utazima, ahantu h'itandukaniro n'Imana, kubura ibyiringiro ndetse no kubura amahoro, kubaho mu mubabaro w'iteka. Ibi byose nibyo bizaba ngo abantu bagiye kwa Satani. Hanyuma rero nganga dusoresha ikiganiro cyacu, kandi kuko niba wumva hari kikugerere kora subscribe kuri iyi channel, hanyuma tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Tubashimiye uburyo mutwitaho, tubashimiye uburyo mwumva ibi biganiro, kandi kuko ni iby'ingenzi cyane, kandi nawe ujye ubisharinga abandi bibashe kubagiriraho, kuko ubu ngubu ni ubuvuzi kandi bubasha kugira buri muntu wese umumaro. Tubashimiye ko mubana natwe ngaho kora subscribe, ukore share ndetse uduhe na comment, hanyuma tujye tumenya ibyo mutekereza kuri twebwe, hanyuma tumenye n'ibyo tubashakira bibasha kubanyura. Ngaho nguko rero dusoresha ikiganiro cyacu kandi turabashimiye. Imana ibo mugisha.